gihugu cya Brazil haravugwa inkuru y'umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 19 y'amavuko yabyaye abana babiri b'impanga, ariko igitangaje kuri aba bana babiri b'impanga nuko badahuje base. Hari igihe umunyamakuru afata ikaramu ye akandika cyangwa se akakubarira inkuru, ariko bamwe bakagira ngo ni ugushyushya imitwe y'abantu, abandi bakavuga ko ari inkuru y'igihuha kubera ahanini aba yakoze inkuru itangaje ndetse igoye kuyumva. Iyi nkuru numara kuyumva uraza gutungurwa cyane, kandi ahari biraza kukugora kugira ngo uyitekereze cyangwa uyumve neza imiterere yayo. Ariko mbere yuko tuyumva neza, niba ari rwo rwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze reba handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda, njye nkaba Theogene. Bahaye ikaze. Ikinyamakuru Global cyo mu gihugu cya Brazil cyanditse inkuru ivuga ku mwana w'umukobwa bigaragara ko yabyaye akiri muto cyane, kuko yabyaye ari ku myaka 19 gusa. Ikiri muri iyi nkuru gitangaje si uko yabyaye, yewe nta nubwo ari uko yabyaye akiri muto, ahubwo igitangaje muri iyi nkuru ni ukuntu yabyaye abana babiri b'impanga ariko badahuje base. Ibintu bitangaje cyane kandi bigoye kubyumva, burya abana babiri b'impanga bashobora kuvuka bakabyarwa n'umubyeyi umwe w'umumama, ariko bikaza gutungurana bagasanga badahuje base. Uti byagenze bite? Biravugwa ko uyu mubyeyi yahisemo gushakisha ise w'ukuri waba abana nyuma yo kubona ko badasa na gato, ndetse bakaba baragiye bakura batandukaniye ku bintu byinshi cyane. Niko guhitamo kujya gukoresha ikizamini cya DNA, nyuma ibisubizo biza kugaragaza ko aba bana babiri badahuje base. Uyu mubyeyi yagize ati: "Njye nari maze umwaka mbyaye bano bana banjye, ariko nyuma y'igihe gito gusa nakomeje kubona batandukanye uko bukeye n'uko bwije, nkabona buri umwe ari kujya asa n'abagabo twaryamanye. Nibwo nafashe umwanzuro wo kujya gukoresha DNA. Umuganga ambwira ko ibizamini byagaragaje ko abo bana badahuje base nubwo bose ari impanga." Uyu mugore yavuze ko yaryamanye n'abagabo babiri batandukanye ku munsi umwe, akaba nawe yaratangajwe n'ibisubizo byatanzwe na muganga. Dr. Tulio Jorge Franco, impuguke mu kubyaza abagore, yabwiye ikinyamakuru Global ko ibyo bintu bishoboka ku rugero ruri hasi cyane. Uyu muganga bisobanura yagize ati: "Ibi bishobora kubaho igihe amagi abiri aturutse ku mubyeyi umwe ahuye n'intanga z'abagabo batandukanye. Iki gihe abana baza basangiye uturemangingo twa nyina ariko bagakurira ahantu hatandukanye." Muganga Tulio Jorge Franco yavuze ko ibi byabaye kuri uwo mubyeyi byitwa heteroparental superfertilization. Yavuze ko ibi bidakunze kubaho, ariko hari ubwo hasohoka amagi abiri mu gihe gitandukanye yahura n'intangangabo yombi akazakira. Ngibyo ibyo umubyeyi wabyaye abana babiri b'impanga badahuje base. Iyi nkuru itangaje ndetse bigoye no kuyumva, kuko ntibyumvikana ukuntu umubyeyi umwe ashobora kubyara abana babiri b'impanga batandukanye kandi barakuriye mu ndimwe. Ariko nk'uko uyu muganga bisobanura, birumvikana ko ari ibintu bishoboka cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze reba handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda, njye nkaba Theogene.